Turagusuje cyane kuri Gira Ubuzima TV, ni yacano yizewe cyane bagezaho ibiganiro by'ubuzima kandi byizewe. Turagushimiye kandi we wakoze subscribe ndetse namwe mudahwema kudusura buri munsi uko bukeye nuko bwije. Uyu munsi rero tugiye kubabwira ibintu buri mukobwa wese agomba kuba azi mbere yuko ashaka umugabo kugira ngo bizamufashe kugira urugo rwiza cyangwa se kubana n'umugabo we amahoro. Murabizi ko buri mukobwa wese abatekereza ngo nishaka umugabo ngo nzamwitaho, ngo nzamushimisha, ngo nzamwemeza, ngo ku buryo atazanca inyuma cyangwa ngo avuge ngo hari icyo yamburanye. Ariko hari igihe byanga ibyo umuntu yatekerezaga ntibigende uko yabitekerezaga, kubera ko akenshi hari igihe aba hari ibyo atarazi agomba kuzakora, cyangwa se nyine umugabo akaba yaramubereye mubi uko atabitekerezaga, bigatuma urugo rwe rugenda nabi kurushaho. Ikintu cya mbere rero umukobwa agomba kumenya ni uko agomba kumenya kubaho wenyine ubwe akabyitoza. Akenshi uzasanga umukobwa aba yarakuriye mu bandi cyangwa se mu banyeshuri biganye, ibi rero bigatuma we ubwe aba atazi kuba wenyine. Kuba wenyine rero bituma umenya ibintu byinshi cyane, kuko umenya ukuntu uzajya ucunga amafaranga, ukuntu ujya kwihahira, ukuntu witekera, ukuntu wirwanaho, ukuntu ukemura ibibazo uhura nabyo uri wenyine, bigatuma nyine ubasha gukondana n'amarangamutima yawe uri wenyine. Ibi rero bikazakugirira umumaro mu gihe uzaba ugeze mu rugo, kuko akenshi uzasanga umugabo azajya gusiga mu rugo wenyine, ajye mu kazi cyangwa se yigire mu kabari, atahe bwije yagiye kureba umupira. Iki gihe rero irungu rirakwica, hanyuma ugatangira kurakara, akageza agasanga warakaye, akaba ari naho n'amatiku n'amakimbirane bishobora gutangirira, cyangwa ugatangira gukeka ko buriya ashobora kuba yari yagiye mu bandi. Ibyo rero bikazazamura umujinya, bikazatuma n'umugabo akurakarira. Niba rero utaritoje kuba wenyine, umugabo azajya ataha nyine asange umugore warakaye, wabyimbye, bitume yumva arakwanze cyane ko wenda ushobora kuba mu byo uri kumusaba harimo no kumubangamira mu burenganzira bwe, bigatuma rero yumva akurambiwe. Ikintu cya kabiri umukobwa wese cyangwa se n'umugore agomba kumenya kimufasha kugira urugo rwe neza cyangwa se kubana n'umugabo w'amahoro, ni ukumenya gucunga amafaranga. Murabizi ko amafaranga ni ikintu kigoye cyane kugicunga, kuko iyo uyafashe ntabwo umenya ahantu anyuze, ahita aguca mu myanya y'intoki. Ariko ni byiza ko umugore wese cyangwa umukobwa wese agomba kubanza akamenya gucunga amafaranga kugira ngo bimufashe kubaka urugo rwe. Impamvu rero nta yindi burya ni uko abagabo benshi nabo ntabwo baba bazi kubika amafaranga. Uzasanga benshi ayazana akayabitsa umugore we akamubwira ati mbikira. Aha rero iyo umugore atize gucunga amafaranga neza, usanga nawe yapfushije ubusa, bikaba ari ibintu byabatandukanya. Kumenya gucunga amafaranga rero mbere yuko ushaka umugabo cyangwa se niba namufite ni ikintu cyiza cyane, kubera ko bituma umenya kwibeshaho mu bijyanye n'amafaranga, uburyo bayabyaza inyungu, uburyo bayabika, uburyo bayakorera, uburyo bayacunga. Ibi byose rero bikazagufasha nyine kubana n'umugabo w'amahoro, cyangwa se mwazaba munatandukanye ukazamenya uburyo uzibeshaho bitakugoye cyane ngo ujye kuri gusabiriza cyangwa usange bikwinjiza no mu gusambana kugira ngo urebe ko wabona uko ubaho. Aha rero umugore agomba kumenya ukuntu bagira konte yo kwizigama kandi akanayizigamaho, kuko hari igihe umugabo akena bitunguranye ugasanga bibagushije mu bukene bukomeye cyane, bikaba byatuma mubaho mutishimye. Ibi bikunda kuba cyane nko ku bantu baba bacyubaka ingo, ugasanga muhuye n'ubukene butunguranye. Umugore kandi agomba kuba azi guhaha burya ibintu bikenewe cyane kurusha ibindi. Ibintu bikenewe mu rugo kurusha ibindi ni ibihe? Iyo amaze kubimenya rero bituma nyine bimufasha gucunga amafaranga neza nk'uko twari tubibabwiye. Iyo rero umugore atazi gucunga amafaranga cyangwa umukobwa, bituma umugabo nyine atayamuha akajya yatwara uko yishakiye, niba n'umugabo nawe atabizi neza. Nyahandi rero usanga umugabo abona amafaranga akagenda akayakoresha mu bindi byo kwinezeza, akazajya ataha yayamaze kuko azi ko nawe umugore cyangwa umukobwa utazi gucunga amafaranga. Ikintu cya gatatu rero umukobwa cyangwa umugore agomba kuba azi gukemura amakimbirane mu mahoro. Ingo nyinshi zose zigira amakimbirane burya, niba mutari mubizi, zaba zibanye neza cyangwa zibanye nabi, ibintu by'amakimbirane ntabwo bijya yibura, ntabwo mumenya aho biturutse. Ariko niba uri umukobwa cyangwa ukaba uri umudamu ushaka kuzagira urugo rwiza cyangwa kubana neza n'umugabo wawe, ugomba kuba uzi gukemura amakimbirane mu mahoro. Igihe mwashwanye na sheri wawe ukaba uzi ukuntu ushobora kubigenza hakiri kare mukabikemura mu maguru mashya, ukaba uzi ukuntu ushobora gutwara uwo mwashakanye igihe hari amakimbirane kugira ngo mubashe kugira urugo rwiza. Buri rugo rwose, buri couple yose ni ikintu bikeneye cyane kugira ngo
ngo ibeho yishimye. Hari ibyo bazaba batumva kimwe, ibyo rero bishobora kubazamurira amakimbirane ndetse no kutumvikana mu biganiro. Ariko niba uri umukobwa ushaka kubaka urugo rwiza, ugomba kumenya uko witwara mu gihe habaye amakimbirane, ukamenya amagambo meza ugomba gukoresha nayo utagomba gukoresha, kuko hari ikintu ushobora gukora gitoya kikakugirira ingaruka zikomeye cyane. Iyi ni Gira Ubuzima TV, kandi niba utarakana subscribe nawe ubikore, ndetse niba hari inyunganizi cyangwa igitekerezo cyangwa icyifuzo watwandikira muri comment kugira ngo dukomeze turusheho kubana neza. Ikintu cya kane rero umukobwa wese agomba kuba azi, cyangwa se n'umugore, kugira ngo agire urugo rwiza cyangwa abashe kubana n'umugabo we mu mahoro, agomba gukora urugendo shuri, agomba kuba azi kwigira ku bandi uko ingo zubakwa. Twese nta n'umwe ubivukana, buri wese avuka yambaye ubusa, bivuze ngo buri wese avuka nta kintu azi, buri wese rero aba akeneye kwiga. Niba rero ushaka kugira urugo rwiza, ugomba kumenya ingo nziza zibanye neza uko ziba zimeze, ibyo zigenderaho, amabanga zikoresha, ukamenya n'ingo zibanye nabi nazo uko ziba zimeze, ibyo bakunda gupfa ni ibihe, kugira ngo wowe uzabyirinde igihe uzaba uri mu rugo rwawe. Nutabikora rero uzumva utazi ibyo urimo. Ibi bintu iyo umukobwa cyangwa umugore atabikoze yumva atazi ibyo arimo, ibibazo byajya bivuka, cyangwa se niba urugo ruri mu mahoro akayoberwa ukuntu ari bubigenze, ugasanga habayeho kwirara, nyuma akazabona birahindutse. Cyangwa se niba urugo rufite ibyago, ugasanga habayeho kugira agahinda kenshi n'ibindi bibazo n'imihangayiko, ugasanga bitumye umukobwa cyangwa umugore asenya kandi bitari ngombwa. Iyo rero utakoze urugendo shuri, usanga ugendera mu kigare, ibyo utakemuye, ibyo utazi, ugasanga uri kubibaza ikigare, kubibaza inshuti mbi, zikaba zanagushuka nawe ukaba wabyemera. Bityo rero kugira urugo rwiza cyangwa kubana n'umugabo wawe neza amahoro bikagorana. Ikintu cya gatanu rero umukobwa cyangwa umugore agomba kuba azi, agomba kuba azi kubika ibanga, agomba kuba ari umunyamabanga. Iyo umuntu ari umukobwa akenshi ntabwo ari umunyamabanga cyane, kuko hari ibintu byinshi aba agenda avuga, ariko iyo wamaze gushaka hari amabanga menshi cyane utagomba kongera kubwira inshuti zawe, kuko iyo ziyamenye zishobora kuyagenderaho zigusenyera cyangwa zikazabivuga, ugasanga umugabo arabimenye bibaye nabi. Aha rero umukobwa wese cyangwa umugore ushaka kubaka urugo no kubana neza n'umugabo we, agomba kuba azi kugira ibanga. Iyo umuntu rero burya agira ibanga, usanga bikomeza urukundo n'umubano, kuko burya ubuze ibintu byinshi cyane ku muntu mwashakanye, bigatuma ugira urugo rwiza. Abakobwa benshi rero usanga amabanga yabo bayashyira kuri Facebook, Instagram, Twitter, babipostinga, babivuga byose, ariko ntabwo ari byiza. Umuntu wese ushaka kugira urugo rwiza agomba kuba azi kugira ibanga uko byagenda kose, kuko niba uri umugore cyangwa umukobwa ukazibeshya ukamena ibanga ry'urugo, umugabo akazabimenya akagufata, azagufata nk'injajwa, nta n'ikintu azongera kukubwira, ndetse kandi ntazongera no kukwizera. Burya rero iyo umugabo yamaze kugutera icyizere uri umugore we, biba byarangiye. Ubwo nyine umenya ko n'ibindi bibi bishobora kuzakurikiraho niba utabikosoye ngo ubigarurire hafi. Ikintu cya gatandatu rero umukobwa cyangwa umugore agomba kumenya mbere yuko ashaka umugabo, cyangwa se niba ari umugore ukaba umufite, nabwo ugomba kumenya guteka ibiribwa byinshi kandi mu buryo butandukanye, ndetse ukamenya no kubiteka neza. Ntuzi uko umugabo wawe yakuze, wenda hari igihe usanga yarakuze yitekera, none rero ubu ngubu akaba akeneye umugore uzajya umufasha guteka. Ntabwo nubwo uzi kandi uko yakuze, hari igihe usanga yarakoze nko muri hoteli, akaba ari umugabo umenyereye ibiryo biryoshye cyane. Niba rero utaritoje guteka ibintu byose, uzasanga mwene uyu mugabo umubangamira, akenshi ukazajya unateka n'ibiryo akabyanga, kuko nyine bitameze nk'uko we abishaka. Umugore rero utazi guteka, akaba atazi gutekera umugabo we, usanga batamaranye kabiri, kuko nubwo mwaba mufite umukozi, ntago abagabo bakunda ibiryo byatetswe n'abakozi, baba bashaka ibiryo byatetswe n'abagore babo. Mu minsi ya mbere usanga burya umugabo ashobora kwihangana, ariko nyuma yaho agenda kureka, ajya kurya muri resitora, ukazasanga asigaye akurana n'indaya cyangwa se n'abakozi bo muri resitora b'abakobwa, kuko nyine bamutekera ibyo ashaka. Ikintu cya karindwi umukobwa cyangwa umugore agomba kumenya mbere yuko ashaka umugabo, cyangwa se unamufite ukaba ugomba kukimenya, ugomba kumenya gukora imirimo yo mu rugo kandi ukayikora wenyine. Urugo burya ni ahantu haba imirimo myinshi cyane kandi ivunanye kandi itagirangira: koza ibyombo, kumesa imyenda, gutera ipasi, guhana
guhanagura inkweto, guteka twavuze, kwita ku bana, gusasa n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibi byose rero umugore cyangwa umukobwa ushaka kuba umugabo akaba yifuza kubana neza n'umugabo w'amahoro, agomba kuba azi gukora imirimo yo mu rugo kandi wenyine. Nubwo iwanyu baba mufite umukozi ukaba uri umukobwa, cyangwa se niba uri umugore ukaba ufite umukozi, ariko nawe ugomba kubyiga kubera ko ntabwo ubuze uko bizagenda. Hari igihe umukozi yigendera batunguye cyangwa ukisanga ari wowe ugomba kubikora. Abagabo benshi rero burya bakunda imirimo yo mu rugo bakorewe n'abagore babo, akambara umwenda wameshwe n'umugore we, watewe ipasi n'umugore we, akambara inkweto yahanaguwe n'umugore we, akarya ibiryo byatetswe n'umugore we, akarara ahantu hashashe, imyenda imeshe, amashuka ameshe, kuvureri n'ibindi bitandukanye. Ibi bintu abagabo barabikunda cyane. Ikintu cya munani rero umukobwa cyangwa umugore agomba kwitoza mbere yuko ashaka umugabo, cyangwa se niba anamufite, kugira ngo abashe kubana n'umugabo we amahoro, nuko agomba kuba hamwe n'abana batoya. Bakunda kugira urusaku rwinshi cyane, ni abana bakunda gutesha umuntu umutwe. Ibi rero bituma umenyera urusaku rwabo, bigatuma umenyera stress, bigatuma umenyera kubuhagira, umenyera kubaganiza, umenyera kubihanganira. Ibi ngibi bituma uzabasha kurera uwawe, ndetse kandi hari n'ubwo umugabo nawe usanga afite imico imwe n'imwe imeze nk'iy'abana, ugasanga agira urusaku rwinshi, cyangwa se ugasanga akenera serivisi nk'izo wakorera umwana, kumumesera, kumugaburira, kumwihanganira mu makosa ye menshi cyane aba agenda akora. Ibi byose rero bigatuma ubasha kubana nawe no kuba wagira urugo rwiza. Twababwiraga rero ibintu 8 buri mukobwa cyangwa buri mugore wese agomba kuba azi kugira ngo abashe kubaka urugo rwe kandi abashe no kubana n'umugabo we neza mu mahoro. Niba utarakanda subscribe ukaba ukeneye ko ibiganiro bizajya bikugeraho ko tubishyizeho, kanda subscribe. Niba hari igitekerezo cyangwa inyunganizi watwandikira muri comment. Jye nari Muganga Ignace, bye bye naho utaha.